ikibembe ntago kigutinya ukagira umwana akakunanira kandi uri umuntu ukomeye uri n'umuyobozi ukagira umwana akakunanira mu izina rya Yesu. Abo dukunda kubana kuri channel yacu Imana ni Nziza TV nkuko bisanzwe ni Pastor Diane. Kashimira umuntu wakoze subscribe kandi umuntu ayikora rimwe. Harambye ejo ndaramwanga ariko Pastor wajya nkora buri munsi nkajyanye mura nkwa subscribe nyine kubw'urukundo nkunda. Ndamubwira hoya umuntu akanda rimwe iyo ukanze nanone bivaho. Rero niba warakanze subscribe Imana iguha umugisha. Noneho niba utarayikanda musabye kubikora kugira ngo ujye uwa mbere ubone ikiganiro nzajya nsohora uko nyisohoye bibu wa mbere bivuga ngo ntiriwe nyisharinga aho tukibona. Hanyuma nshimira umuntu wakoze like yo ni ibintu byoroshye nanjye sigaye mbizi no kugira gutya nyine comment yo murabizi nukareka muri comment. Nshimira abantu bakoze ko bashyizemo comment batera comment buri muri kiganiro cyose dusanzwe tujya dukora. Rero Imana ibaho umugisha ntihakundi Imana ikomeze kubaho umugisha ntihakundi ngira ngo twiganire ijambo ry'Imana. Nababwiye ko nta kindi kintu kizajya gica kuri icano cyane ari kinini kitari kuvuga ijambo ry'Imana. Rero niko akundi ngira ngo twivugira ijambo ry'Imana abantu mu nkunda n'ukuri. Mwongere muze muri comment. N'ukuri mba mubwire. Niba bavuga ngo I love you abandi bati I could you. No, agiye muzamuvuga ati Pastor wacu. Namwe abantu mu nkunda. Nsigaye nzi kuvuga ngo I love you ngo I could you. Bese sinuko babivuga. Mwihangane ibyo bintu bya could you bya I love you je habye nize mbona. Kandi murabona ko nshaje harabaga to gunisazire ariko abantu mwambwiye ngo I love you nanjye ndavuze ngo I love cyangwa se I could you mu ariko bavuga nta mbizi ubwo mujye mwihangana harimo nibyo abakecuru bya I could you nyine ubwo na I love you ariko bitari brag niba unkunda binyandikira muri comment nukuri ndabigusabye niba unkunda nyandikira muri comment niba unkunda kikiganiro kikurikirane paka ugisoje kugira ngo bigire umumaro cyangwa se nawe bigufashe bikugira umumaro mu byukuri abantu mukora ikosa ukareba ikiganiro gato kivaho. Noneho hari n'ibintu abantu wagira ngo satani n'umugome abantu biteye ku nkuru nyine bidafite umumaro za nkuru sabarwanye ibintu nyine bidafite umumaro ariko inkuru zirimo ijambo ry'Imana ugasanga nta mwanya muri haye. Rero nshimiye umuntu ufata umwanya akumva kino kiganiro akagisharinga abandi akandika muri comment akagishyira kuri stat bye byose umenye ariko babivuga ntago mbizi. Narabwiye ngo mujye munyihanganira mwakumva stat ariko menya ari status niko menya ari ni status ni stat maho ngaho nta kibazo kumwe mu postinga nibyo nta kibonga munye mwumva ko muri kubyumva nabiswe mwe muri abahanga ko ngewe nabwiye ko nge maze gusaza ubu nyine ndi gusaza ariko nta kibazo nzasaza mvuga Yesu. Nshimira umuntu bikora Imana ibaho umugisha. Meretse kubona umuntu abikoze ari n'umunyamakuru numva biranejeje ku mutima. Imana izaguha umugisha nagushimiye kuri kamera yanjye ibyo wakoze Imana izaguha umugisha. Munyemerere dusenge rero munyemerere dusenge twinjire mu ijambo ry'Imana. Pastor Diane ndabakunda nzagomba kunde nta bunebwe muri nshuti zanjye mwebwe muri kunkurikirana nimwe mutumye nicara hano havugira ijambo ry'Imana mbaye mbikoze ntimubirebe ejo nkongera nkakora ntimubirebe nahita nsezera nkigendera. Noneho rero impamvu buri munsi muna ndi gukora ejo nkaza ejo bundi nkaza nuko munkurikirana. Rero nta kundi no kugira ngo njye mbaha amakuru twivugira ijambo ry'Imana wenda nandi makuru ashobora kuba afite umumaro niyo nzajya mbazanira kenshi muzamona bimwe birimo Imana. Rero no kugira ngo twivugira ijambo ry'Imana cyangwa se Yesu wacu yamamare. Imana ibaho umugisha. Rero ndabakunda I could you niba ariko babyita ntago mbizi cyangwa se I love you aka I could you ni nyine I could you cyangwa akubwo ni Kinyarwanda cyane cyo ni I could you ako mubimbwire muri comment bya I could you habeze. Imana ibaho umugisha. Munyemere dusenge tugiye mu ijambo ry'Imana. Turagushimiye kuri Imana idahinduka izina rye rihabwa icyubahiro. Tugushimiye kubana natwe ubwishimo ko bukeye kumugisha abakurikirana kino kiganiro umuntu wese ugikurikiranya agikuremo iby'umumaro mu izina rya Yesu amen. Imana ibaho umugisha. Mfite umutwe w'ijambo uvuga ngo iyo uhuye n'umuhanuzi uba uhuye n'igitangaza. Kasubiremo ariko mukabyaramo mirimo yawe Mana yose irahebushe ibyo ukora byose Mana byose birahebushe. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima n'imirimo wakoze
nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze. Imirimo yawe Mana yose irahebuje, ibyo ukora byose Mana byose birahebuje. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe intera kugushima n'imirimo wakoze. Nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze. Imana ishimwe cyane. Nari mvuze ngo iyo uhuye n'umuhanuzi egari uhura n'umuhanuzi. Reka nsubiremo. Umuhanuzi yimika umushumba, umuhanuzi yimika umutambyi. Iyo uhuye n'umuhanuzi uba uhuye n'igitangaza. Niba ugira ndakubesha uwitwa Samweli niwe wimitse Dawidi, bivuze ngo umuhanuzi niwe wimika umushumba. Rero Imana ibaho umugisha. Nari mvuze ngo iyo uhuye n'umuhanuzi uba uhuye n'igitangaza cyawe. Umva uko byagenze hano mu gitabo cy'Abami, Abami ba kabiri bice 5 murongo wa 8. Aravuze ngo nuko Elisa, aravuze ngo nuko Elisa umuntu w'Imana yumvise ko umwami wa Isiraheli yashishimuye imyenda ye, amutumaho ati, niki gitumye ushishimura imyenda yawe? Mureka ansange. Aramenya ko mureke ansange aramenya ko muri Isiraheli harimo umuhanuzi. Haleluya. Nuko Namani araza nuko Namani araza azana n'amafarashi ye. Imana ihabwa icyubahiro. Bibiliya itweretse uyu mugabo Namani, iyo utangiye usoma inkuru ze, yari umugabo ukomeye cyane, ari ayobora ingabo, ariko abana n'ikibembe. Umva ukuntu Elisa yavuze. Elisa yaravuze ngo dore ukuntu uyu mudugudu ari mwiza, dore ukuntu uyu mubyeyi ari mwiza, dore ukuntu umugabo ari mwiza, dore ukuntu uyu mukobwa ari mwiza, dore ukuntu uyu musore ari mwiza. Ariko urebye imbere agahenda agendana wakumirwa. Elisa aravuga ngo dore ukuntu uyu mudugudu ari mwiza, ariko amazi yaho ararura. Agahinda nta muntu gatinya. Wakagenda uri umuyobozi ukomeye, wagendana ikibembe uri umuntu ukomeye, wagendana ikibembe uri umushumba, wakigendana uri umuvugabutumwa, wakigendana uri umunyacyubahiro. Mana ishimwe cyane. Kubera impamvu ya mbere, uyu mugabo Namani yabanaga n'ikibembe kandi ayobora ingabo za Isiriya. Yego, ayobora ingabo, ari umukuru w'ingabo za Isiriya, ari umugabo ukomeye cyane, ari umugabo uhagarara izindi ngabo. Muri make avuga rikijyana, ari umugabo utinyitse, ariko ikibembe nticyamutinya. Nje ukubwira ngo ikibembe maranye igihe Imana ije kugikuraho. Haleluya. Muri myarimbye indirimbo nkunda aravuga ngo namenye kuri se w'imigisha Imana yimura ibihe, aravuga ngo rega sinakurekura. Undi yuzuye umwuka wera before dryness ntangiye gufashwa. Ndabyumvishije. Imana ifashe kigano sinyagarike, nababwiye ko ninza yamfashwa. Umugandi yafashijwe aritahira, umukongomani yafashijwe ashyira hasi, nanjye rero gufashwa mpite numva nahitandikiraho, ariko muri kembanze mbivuge neza. Hanyuma abana n'ikibembe akimara n'igihe, ari umugabo ukomeye afite amafaranga, ikibembe nticyamutinya. Wagira vewiti wagera wowe ukaramucyuma, umugore akarana ukarara. Wagira vewiti mbese ikibembe ntago kigutinya. Ukagira umwana akakunanira kandi uri umuntu ukomeye uri n'umuyobozi. Muri make ikibembe ntawe gitinya. Hanyuma igihe kimwe witwa Namani ngo batera Abisiraheli, ngo babatere banyaga akana gato k'agakobwa, ngo bakazana aho muri Siriya. Hanyuma ngo kahagere witwa Namani igihe kimwe ngo arimo ajya koga, hari yari yiyambuye, umuja wa abona ibibembe, ngo asanga nyirabuja. Aramubwira ngo databuja iyaba yaranyemeye akajya muri Isiraheli yahura n'umuntu w'Imana. Nawe nkurikirane, iyo abari wizeye wahura n'igitangaza cyawe. Kasubiremo,
iyo aba wari wizeye abantu batakaje kwizera hamwe babwira ngo Imana irakora akavuga ngo n'ejo yabimbwiye wamubwira ngo Imana iratabara akavuga ngo n'ejo yabimbwiye noneho kubera ibigerageza abantu bari guhura nabyo bibanamuyemo kwizera bitumye mutakaza kwizera ariko reka mbwire ngo humura iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira aho bikomereye niho Imana itabarira aho birangiriye niho Imana itabarira aho wari ugiye gupfira niho umuntu aberaho. Haleluya ebifodrai ntagiye na kimwe Imana irwana bitananiranye. Imana ishimwe. Haleluya. Biravuze ngo nuko aramubwira ngo databuja agiye muri Isiraheli yahura n'umuntu w'Imana. Umugore ngo azayiruka asanga umugabo we aramubwira ati mugabo wanje wamuja mwazanye bari baramushimusa baramuzana ariko uko Imana ifite umugambi mwiza kuri Namani uyu mugaragu ngo hageze abona ibembe bya shebuja ngo abibwira nyirabuja ngo nyirabuja byumve abibwira Namani rero ngo asanga umwami wa Isiriya ngo aramubwira ati bambwiye ko muri Isiraheli hariyo umuntu wabasha kunkiza bino bembe none mwandikire anyemerere nzajye. Impamvu ya mbere bari basanzwe ari abanzi bajyaga bahura barwana bagahura bahangana byari bigoye kugira ngo ahitajyayo. Hanyuma umva igitangaje ngo arangije afata urwandiko ngo umwami wa Isiriya yandika urwandiko ngo arwandikira umwami wa Isiraheli. Aha niho nshaka ngo amara kurwandika aramubwira ngo nkohereje umuntu wanje umuvure. Umwami wa Isiraheli ngo abibone aramubaza ngo niki gitumye uyu mugabo anyendereza niki gitumye uyu mugabo aza kunyenzaho aho bahereye bandwanya aho bahereye banterera igihugu none arabona nge ndi Imana yakiza uyu muntu. Umwami ngo wa Isiraheli ashishimura imyenda yambaye. Haleluya. Elisa ngo abyumve Imana ihabwe icyubahiro ngo atuma ku mwami aramubaza ngo niki gitumye ushishimura imyenda yawe niki gitumye utakaza Imana niki gitumye buri byiringiro niki gitumye ujya mu bapfumu gatera Imana umugongo niki gitumye ushizasa gakiza niki gitumye wongeye ukagwa waramenye Imana. Aramubaza ngo niki gitumye imirimo y'Imana amoko y'Imana baye magufi ku buzima bwawe. Aramubaza ngo niki gitumye umutima wawe wikanga niki gitumye ubura ibitotsi niki gitumye ubura amahoro. Aramubwira ngo niki gitumye wongeye ugatakaza kwizera. Aramubwira ngo niki cyatumye ushishimura imyenda yawe. Mureka sanje. Haleluya. Aramubwira ngo mureka sanje. Imana ishimwe. Amutumaho aramubwira ngo mureka sanje aramenya ko muri Isiraheli hari umuhanuzi. Imana ishimwe. Biravuze ngo Namani araza ngo agere imbere ya Elisa. Elisa aramubwira ngo genda wiyuhagire karindwi. Uyu mugabo kuko yari umunyacyubahiro nabyo yimutera ikibazo aravuga ngo ariko uyu mugabo uyu muhanuzi narinzi ko ari busohoke akaza ahantu undi akanshyiraho ibiganza akarembarenza. Oya Imana ikora duhanuye Imana igakora tudahanuye Imana irakora ndagira ngo wizere Imana. Imana ishimwe. Kasubiremo icyo akora umuhanuzi akumenyesha amakuru hanyuma Imana yakora turi kumwe Imana yakora atari kumwe Imana yakora uri mu rusengero Imana yakora uri wawe Imana yakumva uri muri biro yawe Imana yakumva uri mu bitaro uryamye Imana yakumva uri kugenda Imana yacu ibera hose cyarimwe. Ndagira ngo uzamure kwizera. Uyu mugabo aravuga ngo narisiko uyu muhanuzi ari bundambike ikiganza byibura ngo akandemba ndembya hintoki none arambwiye ngo nje kwiyuhagira. Aravuga ngo mbese aho mvuka hariyo pisine hariyo amazi meza none anyohereje kwibira muri biriya biziba ngo igihe yivumbuye ngo agende. Umugaragu aramaza ngo ariko kagusabye byoroshye iyo gusaye bikomeye ntago ari kubimuha. Umva aho ushaka ni naho tugiye gusoreza. Aramubwira ngo mbese kagusabye byoroshye iyo gusaye bikomeye ntago ari kubimuha. Arakubwiye ngo genda wibire genda wibire. Haleluya. Aravuze ngo genda wibire. Ahari yagira ngo asuzume kwizera k'uyu mugabo
ahari yagira ngo arebe imbaraga z'uyu mugabo. Hari igihe Imana ikureka ugahura n'ibigeragezo, ugahura n'intambara, bitavuze ko Imana ikuretse. Imana ikaba iri mu ruhande rwawe. Imana igira ngo isuzume kwizera kwawe. Abantu batakaje kwizera, abantu bacitse intege, ndagira kubwira ngo ngira wambare imbaraga, wongere ukomere. Yesu wacyagiye uyu munsi niko akiri. Imana ihabwe icyubahiro. Umva igitangaje, ngo aragenda aribira. Ndafashirwe. Imana ishimwe cyane. Aragenda ebifodrai. Nestance manda ya siregrome. Urera papa, urera. Haleluya. Ngo aragenda aribira bwa mbere, bembe ntibyakira. Yibira bwa kabiri, bembe ntibyakira. Zamuka umusozi ntiyakira. Zamuka akanyarira byanga kuvaho. Ajya kizawe mwa byanga kuvaho. Agenda birambiye byanga kuvaho. Mu busasamanza byanga kuvaho. Ndabirambiye mufu arazenguruka byanga kuvaho. Mana ishimwe cyane. Ngo yibira rimwe, bembe ntibyavaho. Birashoboka kuba koza yibiri n'itatu ntibyavaho. Ariko reka nkwanurire ijambo, nkwanurire. Ndagira bambwire ngo iki ni cyo gihe cy'ubutabazi bwawe. Iki ni cyo gihe ngo wakire igitangaza. Iki ni cyo gihe ngo wakire umugisha wawe. Iki ni cyo gihe ngo umusozi umaze aho Imana igukureho. Mama nkurikiranye, iki ni cyo gihe cy'ubutabazi bwawe. Haleluya. Murumuna wanjye, musaza wanjye, papa. Ntuze kumbwira ngo pastor byaranze. Yego byaranze ku buzima bwawe. Kwa dogiteri bijya byanga, mu baganga bikanga bakakubwira ngo birarangiye. Tahu utagereza Imana, mu gutegereza Imana ikazi gakora. Muri serumu ya Imana yakora ibitangaza. Iyo diploma imaze imyaka 5 Imana yihakazi. Reka mubwira ngo umuntu yararira, ariko mu gito ndafashirwe. Umuntu yararira, umuntu yakodesha nyirinza akakwirukana, umuntu yahura n'ibigeragezo n'amakuba, ariko mubwira ngo humura, nta kitagira iherezo. Subiremo. Ye kasubiremo. Kiye kimwe ngo babonye ngo bibiravuga igihe kimwe ngo bamwe mu bakoresha baba ndavuga gutira kanumva ko ntavuga kanumve ndahibuka. Kwa Yayiro ngo bamwe mu bakoreraga Yayiro. Ngo bamwe bavuye kwa Yayiro kuri wa mukoresha w'ikoro ngo aho nyine kwa Yayiro. Ngo baraza bageze kuri Yayiro. Ngo baramubwira bati Yayiro wirusha umwigisha. Baramubwira bati reka wirusha umwigisha, wikwirwa wiruhanya. Ubu tugira abantu batakira kwiriza, batagisenga, batakiba imbere y'Imana, ngo iby'Imana yavuze ibizasohora. Imana yigeze ivuga ijambo rikomeye, iratubwira ngo akayingizo kagiye kuyungurura, ariko abazamaso bazabona igitangaza cy'Imana. Haleluya. Baramubwira bati Yayiro wirusha umwigisha, wa mwana yapfuye. Ariko babwira Yayiro ya magambo, batazi ko Yayiro ari kumwe na Yesu. Haleluya. Yesu ngo yitegereza Yayiro, aramubwira ngo Yayiro witinya, izere gusa umwana yapfuye, ahubwo arasinziriye. Imana ishimwe cyane. Reka mubwire ngo nukuri, kuba Imana yaravuze akazi ko utarakabona ibivanyeho ko Imana itazaguha akazi. Iyavuze ngo izaguha urubyaro kuba utarabyara, ibivuze ko utazabyara. Imana ishimwe cyane. Uyu mugabo naye ngo ari ibiri inshuro ya mbere, yibiri inshuro ya kabiri, ngo ageze ku nshuro ya 5 azamutse asanga ibembe biracyariho. Aravuga ngo ndongera n'ibiri. Muri byarenge indirimbo nkunda, aravuga ngaho senga, wongera usenge, tuvuge ngo amen. Kugeza ugeze ku gitangaza cyawe, upfakaze ratitirije, atitiza umucamanza tubaha Imana ndetse n'abantu, ariko aragumeza aratitiriza kugeza abonye igitangaza. Nawe titiriza usenge. Ngo yibira kushura 6, ngo kushura 7 azamutse asanga ibembe byose byamaze kugenda. Ndagira kumbwira ngo ibembe maranye igihe Imana igiye kubikuraho. Niba ari byo kudashaka, Imana irabikuraho. Niba ari by'uburwayi, Imana irabikuraho. Niba byaganda ko mutima, Imana. Niba ari n'ibembe by'ibyaha, nabyo nibiragatsindwa bitera umwaku, nabyo Imana iraza kubikuraho. Ndagira kumbwira ngo humura, wicika intege, wirambirwa. Ndagira kumbwira ngo ku buzima bwawe Imana izabihindura, Imana izakugira neza, Imana izagutabara. Nshuti yanjye, nta muntu ubabaye, nta muntu uhora arira. Uyu munsi uri murarira, itegure kuzaseka. Uri umushomeri, itegura akazi. Baragambanira ariko ntibazagushobora. Imana ibampera umugisha. Ndagira ngo dusenge. Ndashaka ko dusenga Imana. Warucitse intege, wumva gubirambiwe,
uhumure Imana ije gutabara baraguhanuye bitinze gusohora humura bigiye gusohora mu izina rya Yesu kandi humura ntabwo Imana izagukoza isoni mbivuga buri munsi ntabwo Imana izagutererana Mana turagushimika turakubashye izina ryawe rihabwe icyubahiro sengera abankurikiranye abari barwaye bakize abashemere bakazi Mana abafite ibibazo bitandukanye Mana ubakemura ibibazo abari mu byaha ubakure mu byaha tugushimiye kubanye natwe humugisha badukurikiranye abakunzi bacu bicano Imana Nziza TV ubaho umugisha abakoze subscribe abakora buri muntu ukora like ukora comment umuho umugisha by'umwihariko abantu bafata umwanya bagakurikirana ijambo ryawe ubaho umugisha mu izina rya Yesu amen.